ntibishoboka. Ariko Imana abantu benshi bayivugiramo nago bari kumva imbuzi z'Imana. Yo Imana iturenge muri ya minota 15 wamahaye ngiye kumva numva umushumba wari ubashumbye izo na haragira ati tukongeje iminota 15 tuyigushiriyeho. Muri 15 yabaye icyo bita gahuma munwe. Ye baba data wa twese uri mu ijuru we. Topaya si erewa ni mando Ezekire sasoma. Nagira ngo mubwire ngo ni ubuhanuzi wavuye bw'igihe wavuye bukakubwira ngo dore n'igihe wakuvanye nawe uri kwa muganga, n'igihe wabanye nawe uri umushomeri, n'igihe wabanye nawe cyagihe. Nagira ngo nkubwire ubuhandi buhanuzi buza bukubwira igihe uhagazemo, bukubwira ngo ntukangwe n'igihe uhagazemo nduwiteka icyo navuze nzagisohoza. N'ubundi buhanuzi bwa gatatu buza bukubwira igihe ugiyemo, bukakubwira ngo witonde dore igihe ugiyemo ni igihe cyo kurwana intambara nziza, ni igihe cy'urugamba. Reka nkubwire bene data nshuti z'Imana, dore noneho muri icyo gihe bamwaye iminota 15 ababwiriza ibitangaza pe mbona bavuyeyo. Imana iturengere, iteraniro ryose rirahaguruka ngo amavuta niba ari buto, niba ari movite, niba ari gikotorori je byaranyumije. Ubundi agakizaho kari nikirari, agakizaho kari bagira gute, bagira ikintu cyitwa. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ijwi ry'Imana riza mu gihe cy'impagarara, ijwi ry'Imana riza mu gihe cy'ituze. Ntabwo Imana ikorera mu kavoyo nshuti z'Imana, ntabwo Imana ikorera mu kavoyo. Nabonye ikintu cyitwa icyitonderwa. Nubwo wajya mu muyobozi mu isibo cyangwa se ukajya mu mudugudu, ese gitifu w'umudugudu ari gutanga, mbese arimo gutanga inama mu baturage bamuvugiramo ntago. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane CYANE Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana CYANE Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Ubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, diaspora muri rusange, mwese turabasuhuje tubifuriza kugubwa neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana witwa abana bashaka, abadashaka bakaroreye. Uraho neza mutumishe? Muraho neza, Imana ishimwe cyane. Amakuru y'iminsi? Turashima Kristo Yesu. Twari tubakumbuye. Turashimira Imana, natwe twari tubakumbuye. Umuririmbyi yavuze, yari aririmbye ariko ashyiramo agakorasi keza, aravuga ngo amaraso ya Kristo Yesu yakoze imirimo ikomeye kuko yahuje n'abatari kuzamenya. Deja tena Imana yiguhuje n'umuntu ibizi kibahurije. Haleluya. Urakoze cyane. Natwe twari tubakumbuye. Ntabwo turi buze gutinda rero, reka tugusabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana uhite ko utugezeho message. Murakoze cyane mwebwe mukurikiye Imana Irahari TV abakunzi, kandi nagira ngo mbamenyeshe mbabwire ngo ni wa mugabo muri kureba kuri kamera habana bashaka Janvier. Reka dusenga Imana. Ndi umugabo ufite umugore, ufite abana, kandi kiruta ibindi byose Yesu Kristo adufitiye ibyiza mu kiganza cye, ariko bitavuze ko nibibi bitarimo. Ni ukuvuga ngo ijambo ryo riravuga ngo byose biri mu kiganza cyayo. Rero Imana ishimwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kuko ubera hose icyarimwe. Erayo siri bonetaye, ubera icyarimwe hose muri iki gihugu cy'u Rwanda gifite impande enye,
zikigize ndakwinginze uwera wa Isiraheli uyu muntu uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengera yabyo muri uyu mujyi wa Kigali hose witwa Uwiteka mbabarira Uwiteka waremye ijuru n'isi uyu muntu ahari hose unyemerere wongere kugira gute kubana nawe ndetse mu bihugu byo muri Afurika mu bihugu byo mu Burayi hose witwa Uwiteka ndakwinginze kugira ngo yaba ari uyu musore yaba ari uyu mukobwa ndetse n'umugabo n'umubyeyi mwami Yesu Kristo kubwo tukugiriyeho umugisha ukaba wemeye yuko twongera kumva imbuzi zawe ndakwinginze kugira ngo uduhe ugutwi kumva iby'umwuka ubwira amatorero ni kubw'izina rya data wa twese n'umwana w'umwuka urakoze Yesu amen Imana ishimwe cyane rero nagira ngo mbamenyeshe mbabwire ngo icyo Imana yamaye nagira ngo mbabwire ngo ngwino tucyumvane kandi nzi neza yuko biri bube byiza ku buzima bwacu impamvu biri bube byiza ku buzima bwacu nzi neza yuko Munyarwanda yaciye umugani mwiza aravuga ngo hahirwa ubona umugira inama buriya ubonye umuntu ukugira inama ushobora kwishima kuko inama ni nziza umuntu ashobora kuguhereza amafaranga yo kugira ngo ukore bizinesi runaka ariko udafite ibitekerezo bizima y'amafaranga akaguhombera ariko hagati y'icyo iyo ufite ibitekerezo bizima bigahita bihura n'amahirwe y'amafaranga baguhaye ayo ariyo yose yabyara umusaruro nagira ngo rero mbamenyeshe mbabwire ngo reka tube umuntu Imana ishaka tube uw'Imana ishaka mu gihe gisa nk'iki Imana ishimwe cyane dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya rero uyu nguyu tugiye kuvuga unyemerere Yeremiya nuba ari uvuga ahubwo uvuge wowe Imana ishimwe cyangwa se uvuge ngewe ura haleluya Imana ishimwe mu gice cyaho cya 9 umurongo waho wa 12 aravuze ngo Uwiteka niko avuga ati kuko baretse amategeko yanjye nabashyize imbere nibumvire n'ijwi ryanjye habe no kurikurikiza ahubwo bayobejwe n'imitima yabo inangiye n'ibigirwamana bya Bali ibyo basekuruza babigishije nicyo gituma Uwiteka nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga itya ati dore ubu bwoko ngiye kubuha uburozi bwitwa aposinto ndetse mbahe no kunywa amazi akarishye rabo netaya sidaraye karibu ngwino wumve imbuzi y'Imana umurongo wa 15 haravuze ngo nzabatatanyiriza mu mahanga ayo batazi nabasekuruza batigeze kumenya kandi nzabakurikiza inkota ngo kugeza ubwo nzabatsembaho ayiwewe ku murongo wa 16 Uwiteka nyiringa bavuga atya ati nimuhamagare abagore mutumire abagore bazi kuboroga baze mutumire abagore b'abahanga baze Imana ishimwe baze Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro reka dusimbuke ku murongo wa 24 aravuze ngo dore iminsi igiye kuza niko Uwiteka avuga ubwo nzahana abakebwe bose bafite imitima idakebwe Imana iturengere haleluya Imana ishimwe cyane ndishimye cyane rero kubera yuko wowe mukunzi ukurikiye Imana Irahari TV nagira ngo ngumenyeshe nkubwire ngo uyu munsi tugiye kwiga ku kintu kigendanye n'inama y'imbuzi y'Imana haleluya amen inama y'imbuzi y'Imana buriya Imana ishobora kukuzanira umuburo ariko ntumenye icyo ishatse kuvuga kubera iki nukubera yuko utigeze uganira ngo wumve imbuzi y'Imana isobanuye iki haleluya noneho nagira ngo ngutangarize rero nkubwire ngo wowe turi kumvana iyi mbuzi y'Imana cyangwa se wowe uteze amatwi nagira ngo nkubwire ngo amahirwe ahari naya ngaya unyemerere mu byahishwe harimo ijambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka ubwira amatorero Imana ishimwe cyane bivuga ngo nunangira iki umutima kugira ngo Imana yongere iziture muri wowe haleluya noneho tumaze kureba umuhanuzi witwa Yeremiya
haleluya haleluya. Amen. Umuhanuzi witwa Yeremiya avuze ijambo rikomeye ku gice cyaho cya 9. Uyu Yeremiya rero Imana yamugendereye mu nzozi, imugenderera mu iyerekwa, imugenderera, imaze kumugenderera Bibiliya iravuga ngo imwereka i Yerusalemu. Haleluya. Imwereka i Yerusalemu. I Yerusalemu rero Yeremiya agiye kuherekwa, yerekwa ibyago bigiye kuhabera. Haleluya. Noneho Imana imweretse ibyago bigiye kubera i Yerusalemu. Nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo i Yerusalemu ni ahantu abantu baturirwaga imitwaro, mbese baruhije. I Yerusalemu ni ahantu abantu baruhukiraga, ariko kubera yuko abantu babaye ubwoko butagonda izosi, birangije bagira gute? Batera Imana iki? Umugongo. Ariko Bibiliya ivuze iki? Yeremiya abonye ibyago bigiye kubera i Yerusalemu, Imana ikimara kubimwereka iramubwira ngo rangurura, rangurura ubwire aba batambyi Erawi zene etaya sini darayi sasoma. Imana ishimwe. Nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo aba ni abatambyi b'i Yerusalemu. Imana yagize gute? Yari ibwiye, yari iri kuburira, yari iri kongera gusangisha imbuzi, irababwira ngo dore kubera yuko haleluya mwanze kumvira Uwiteka, ikindi ni mukanga no kumva ijwi ryayo, habe no kurikurikiza. Kubera iki? Bayobejwe n'imitima yabo inangiye n'ibigirwamana bya Bali. Mu yindi mvugo nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo ubundi abantu bazize gusenga Imana bashaka ibiguzi by'isi. Buriya nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo uyu munsi wa none hari abantu bajya bavuga ngo mbese umuntu azamenya ukuri gute? Oya, reka nkubwire ukuri warakumenye, ahubwo nuko abantu birengagije ukuri barangiza bakajya mu kinyoma. Kubera iki? Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo ukuri niko kwabanje, ikinyoma ntago aricyo cyabanje. Mu yindi mvugo nagira ngo ngutangarize nkubwire wowe uri kumva iki kiganiro, wowe waba utuye hose, waba utuye muri iki gihugu cy'u Rwanda, waba utuye mu bihugu byo muri Afurika, waba utuye mu bihugu byo mu Burayi, nagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo ikinyoma ntago aricyo cyabanje, ahubwo habanje ukuri. Kandi uko kuri rero niko kwari kutubatura, tukaba tubatuwe rwose. None uyu munsi wa none abantu birengagije ukuri barangije bajya gutora ikinyoma. Ikinyoma uyu munsi wa none umuntu ashobora kuza akakubwira ati zizi wazomeni boneta ya siri darayikire sasoma, ngo dore Imana iguhaye amafaranga, ni byiza. Ariko se mwibuka ijambo Imana yabanje kubwira Yeremiya turi kuvuga? Yeremiya uri kubabwira, Imana ishimwe cyane. Yeremiya uri kubabwira, Imana yamugendereye mu gice cyaho kimwe murongo waho wa 4, iramubwira ngo nakumenye narakurema. Nagira ngo ngutangarize ngubwire ngo ntago Imana ikumenye uyu munsi inshuti yanjye, ntago Imana ikumenye uyu munsi. Imana yakumenye kuva kera kose, ariko kubera ko abantu bihimbiye inzira zo gukiranuka kwabo zitari inzira z'ukuri kw'Imana, nagira ngo nkubwire ngo abantu bagwije ubwenge, ariko ubwenge butarimo gukiranuka ni ubwenge burimo ubutumwa, burimo gupfapfana. Bivuga iki? Uzasoma ijambo riri mu Byashuwe mu gice cyaho cya 3 murongo wa 2, avuga ngo nzi yuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukabugenda ukaburi intumbi. Ese uyu muntu bavuga ko ari intumbi ni ukubera iki? Ni uko atagenda se? Ni uko atavuga? Aravuga, ariko avuga ibintu by'ibinyoma, avuga ibintu mbese avuga ubupfapfa bwinshi muri we. Haleluya haleluya. Imana turengere. Irangije ngo Yeremiya ararangurura aravuga ngo dore Imana turengere, avuga ngo dore ngo mwayobejwe n'imitima yanyu inangiye n'ibigirwamana bya Bali. Imana turengere. Ngo nicyo gituma Uwiteka Imana nyiringa wavuga ngo azagira gute? Yo Imana turengere. Ngo dore ubu bwoko nange nzabugabura uburozi bwitwa apusinto. Uburozi bwitwa apusinto mugereranya no kubona uyu munsi wa none umuntu avuga ngo nabuze amahoro kandi asenga Imana. Si uyu muntu nagaba yari yabwa burozi. Umuntu usenga Imana yabura amahoro gute shuti ya? Umuntu usenga Imana, Yesu Kristo erayo si edarayo. Yesu Kristo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nimuze mbahe amahoro atari yabisi batanga. Dore kado ya mbere Imana iguha ni amahoro yo mu mutima. Imana iturengere. Ariko ye wabuze amahoro yo mu mutima usenga Imana, ufitanye ikibazo n'Imana, ufitanye urubanza n'Imana. Ariko nagira ngo ngutangarize, arangije Imana higa n'umuhiga aravuga ngo nzabatatanyiza mu mahanga yo batazi n'abasokuruza batigeze kumenya, nindangiza mbakurikiza inkota. Reka nkubwire, umwana w'Imana agira aderesi. Reka nkubwire, umuntu utagira aderesi aba afite ikintu ari kubura. Haleluya.
haleluya. Imana turengere iduha aderesi mu mwuka, aderesi mu mubiri. Ntago umwana w'Imana ari ugomba kugira uruzerero, oya. Imana ishimwe mwene data nshuti z'Imana. Uyu munsi wa none Imana irangije ibwira Yeremiya iramubwira ngo ongera ubwire aba batambyi b'i Yerusalemu, ubabwire bongere bicare batekereze, bahamagara abagore b'abahanga. Abagore b'abahanga rero bazi kuboroga, ntago ari abagore bazi kuboroga baborogera ibirayi n'amafiriti n'imiceri. Ni abagore bazi kurira bakaziza inimando, topa eze edarayi, bagasenga Imana, bakavuga ngo Mana ko ndeba tugiye kurimbuka tuzize ibyaha. Bagasenga Imana mwene data nshuti z'Imana, bagasenga. Ariko uyu munsi wa none abantu bayobejwe n'imitima yabo inangiye. Nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo reka tuayo si edarayi. Nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo nago wata Imana ngo ugire amahoro. Never. Ntabwo ushobora guta Imana ngo ugire iki? Amahoro. Kubera iki? Yesaya yarahanuye aravuga ngo ni amahoro y'abanyabyaha abaho, ni Uwiteka avuga. Reka nkubwire, umunyabyaha agira ikintu cyitwa umutima uhagaze, agira ikintu cyitwa umutima uhagaze. Je bijya bimbabaza mwene data, bijya bimbabaza. Uyu munsi wa none haba abantu bateshutse. Niba ijambo ry'Imana ngo nimugende mu mahanga yose, mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera nibwo bazabaturwa, nibwo bazakizwa. None uyu munsi wa none dusigaye tuza, twarangiza tukaza tukakubwira ngo dore igitambo kikundwaho n'ikindi gitambo. Igitambo ushobora guha Imana gikomeye kuruta uko wagakizwa ugakebwa, Imana igatura muri wowe. Ni ikihe gitambo? Umva Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 uhere ku murongo wa mbere, yaravuze ngo bene data bakundwa, ndabandikiye mu buntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, imibiri yanyu ibi bitambo bizima nedarayi. Imana turengere, ibi bitambo bizima byera bishimwa n'iki? Ni Imana. None uyu munsi wa none igitambo uri gutambira, igitambo ni igitambo uri gutambira Uwiteka ni iki? Uyu munsi wa none mwene data nshuti z'Imana, haleluya haleluya. Imana turengere tugarukaho, iduhe kumenya. Imana turengere, haleluya haleluya. Muri kiriya gice cyaho cya 9 ndimo ndavuga muri Yeremiya ku murongo wa 24 haravuze ngo dore iminsi igiye kuza, ni Uwiteka Imana nyiringabo igira gute ivuga, ubwo igiye guhana abantu bose bakebwe badafite umutima udakebwe. Bishatse kuvuga ngo ushobora kugaragaza inyuma kukijijwe ariko umutima warabaye akahebwe. Ubwo ni muri Ezekiyeli igice cyaho cya 2 murongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo nabo bazumva ubutumwa ariko nubwo batabwumva. Imana turengere, kuko ari inzu y'umugome. Hari igihe kizagira bamenye ko umuhanuzi yarabari taya sini darayi sasoma. Imana turengere, hari igihe kigiye kugera umuntu wese amenye ko abahanuzi b'ukuri bari bahari. Imana ishimwe, igihe kigiye kugera umuntu wese amenye ko kuri kwari guhari, nubwo abantu bakwirengagije kugize gute guhari. Nagira ngo ngubwire ngo kuri ni Yesu Kristo erayo si edarayi, ateze ibiganza. None wowe uri muraza ute mwene data bakunzi b'umusaraba? Nagira ngo mutangarize ngubwire ngo hindukira, dore aba batambyi b'i Yerusalemu, yego si bose, ariko abumviye imbuzi z'Imana barahindukiye, baricara barongera baratekereza, basubiza amaso inyuma, bongera bahindukirira Uwiteka. Ariko si bose, abahanuzi b'ibinyoma baradutse, kandi dore kwaduka kwabo barimo bariyorosha uruhu rw'intama imbere y'amasega ryana. Ariko mwene data nshuti z'Imana, ejo bundi mperutse kubabara, ndangije ndababara ndavuga atariko Mana gitare cy'amahanga, ongera ugaruke mu mitima abatuye isi, ongera ugaruke mu mitima abatuye muri iyi si. Kubera iki? Dore abantu b'Imana babuze Imana, kandi Imana ihari. Reka nkubwire, wowe ukurikiye Imana irahari. Imana igize gute? Imana irahari TV. Reka nkubwire, Imana irahari. Shuti yange ntago wayishaka ngo uyibure. Imana irahari. Uzabisome muri Yeremiya mu gice cyaho cya 8 murongo wa 17 haravuga ngo nkunda ariko abashakana umwete bazambona, ngo dore ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Imana ishimwe. Dore rata haleluya mu Migani igice cyaho cya 22 murongo wa 4 ngo dore Imana ishimwe, ngo dore uwubaha Uwiteka, uwicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ze ngizi n'icyubahiro n'ubukire n'ubugingo buhoraho. Nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aracyariho, Uwiteka aracyakora,
imirimo n'ibitangaza ejo bundi ngiye kubabara bibagahuma munwa. Reka nkubwize ukuri nshuti y'Imana, Imana irababaye. Niba umuhanuzi w'Imana nyakuri yababaye n'Imana bivuga ngo iba yababaye. Imana ishimwe kandi Imana iturenge. Haleluya, haleluya, amen. Ubu butumwa ngiye kubabwira kuntu Imana yababaye nanjye nkababara. Reka nkubwire, nasomye ijambo riri muri Zaburi mu gice cya 50 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo Imana ibaza umunyabyaha ati wiruhiriza iki gufata itegeko ryanjye n'isezerano ryanjye ukabishyira mu kanwa kawe. Ku murongo wa 21 mujye musoma ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 21 haravuga ngo nuko Imana iramubwira ati dore, Imana ishimwe kandi Imana iturengere, iramubwira ngo dore ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko manwe nawe, ngo ari ku munsi umwe nzabishyira imbere yawe, imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mu yindi mvugo Imana ishobora kwihorera ukagira ngo uhwanye nayo. Nshuti y'Imana, dore imbuzi z'Imana, garukira Imana. Ejo bundi abantu barantumira ngiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, ndavuga mu rusengero. Ndagenda rwose turicara ku ruhimbi. Tumaze kwicara ku ruhimbi yari yanumiye. Sinubwa mbere nari ngiye yewe, sinubwa kabiri, ahubwo Imana yanjyanye uwo munsi kugira ngo inyigishe. Ndangije amasanga abandi batumisha, naga abantu bavuze izina, ariko nagira ngo mvuge ngo uyu muntu ahava akagera cyangwa asaba abantu, nagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro nibeshwa. Imana ntago ibeshwa. Iyo usomye ijambo riri mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 6 harimo umurongo uvuga ngo mutarabumbura n'iminwa yanyu, Imana ibizi n'ibyo muba mugiye kugira gute kuvuga. Imana ibikureba, irakuza imyicarire yawe, irakuza imihagurukire yawe, irakuza imiryamire yawe, imivugire yawe. N'ijambo ritari ryatungura muri wowe ngo risohoke rive muri wowe, ibizi n'ibyo ugiye kuvuga. Ushuti y'Imana ntukabeshye Imana, ahubwo ngwino emerera Yesu akorere muri wowe, emerera Yesu agendane nawe. Tumaze kuhagera, igihe kiragera noneho bakira bavuga butumwa. Umuvuga butumwa bamaze kumwakira, ikintu cyambabaje n'Imana kikayibabaza. Iminota bamuhaye iminota 15 kuko bari abantu benshi cyane, baravuga butumwa benshi. Mu minota 15 arayibwiriza. None wamaze kuyibwiriza avuga ikintu kigendanye n'iki n'ibitangaza by'isi. Reka nkubwire wahawe visa ntago wayihawe kuko umuhanuzi yahanuye shuti yanyu, wayihawe kuko nisezerano Imana yagusezeranyije. Ahubwo banza ugenzure neza urebe ko iyo visa wahawe uri kuyubahisha mu Uwiteka. Imana iturenge. We wahawe imodoka ukaba ugenda wicaye ukegiserera. Wibuka ko umwanditsi witwa Salomo ndamukunda yaravuze ngo dore ikintu cyose tuzunguka mu isi niko kizana n'imiruho yacu. Witangazwa no kubona baguhaye kontrivasiyo bakwandikiye, witangazwa no kubona yagiye mu igarage. Ahubwo ibyo ni imiruho tugenda twunguka bitewe n'ibyo twungutse mu isi. Ahubwo yihanganire Yesu, umwihanganire, unurangiza wihanganire mu murwa wera, wihanganire mu gakiza, kuko ibyo byose twebwe abera tuzataha. Imana ishimwe kandi Imana turengere. Haleluya, haleluya. Noneho muri icyo gihe bamuhaye iminota 15 ababwiriza ibitangaza pe, mbona bavuyeyo. Imana iturengere. Iteraniro rwose rirahaguruka ngo amavuta, niba ari buto, niba ari movit, niba ari gikoterori, je byaranyumije. Ubundi agakizaho kari nikirari, agakizaho kari bagira gute, bagira ikintu cyitwa, nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ijwi ry'Imana riza mu gihe cy'impagarara, ijwi ry'Imana riza mu gihe cy'ituze. Ntabwo Imana ikorera mu kavoyo. Nshuti z'Imana, ntabwo Imana ikorera mu kavoyo. Nabonye ikintu cyitwa icyitonderwa. Nubwo wajya mu muyobozi mu isibo cyangwa se ukajya mu mudugudu, ese gitifu w'umudugudu ari gutanga, mbese arimo gutanga inama mu baturage, bamuvugiramo? Ntabwo bishoboka. Ariko Imana abantu benshi bayivugiramo, ntabwo bari kumva imbuzi z'Imana. Imana iturenge. Muri ya minota 15 wamuhaye, ngiye kumva numva umushumba wari ubushumbye izo nama aragira ati tukongeje iminota 15 tuyigushiriyeho. Muri 15 yabaye icyo bita gahuma munwe. Ye baba data wa twese uri mu ijuru we, topaya si erewa ni mando Ezekire sasoma. Nagira ngo mubwire ngo ni Imana ikuze shuti yanyu. Turiza mu gihe cyane. Muri ya minota 15 bamuhaye ngo ni minota 30. Mu minota 30 ari bubwiriza yavuze amasaha 3 n'igice. Abari baraho ngaho bose bataha batavuze. Kandi muri iyo ndeka nkubwire ibintu nabashije kubona.
ibintu nabashije kubona Imana izabikumire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none ubwo abantu bashobora guturisha yatangiye avuga ngo abantu bagire gute, ngo abantu nibitange. Shuti z'Imana nagira ngo nkubwire, ariko urazi kugira ngo ubone umuntu umubwiye ngo jya gutura amaturo wongera uzana ikindi giseke, wongera uzana ikindi giseke, wongera uzana ikindi giseke. Hari urugo nabonye rusenyuka, kandi mu gusenyuka rwasenyutse gute, umugabo yasigiye amafaranga 2000 ayasigira umugore, yasigiye umugore ajya gusega kwa kundi abagore bibeta. Ako kanya ikintu nabashije kubona, umugore yaragiye afatwa miri, undi hari ukuntu bajya babafata miri. Ako kanya ngo umugore amaze gukorwaho kuvuga amagambo bamubwiye, ariko amagambo y'ubupfapfa arangije amafaranga aratanga. Umugabo aje asanga ntiyatetse. Biba ikibazo cyo kubona abantu babaye abapfapfa. Nagira ngo nkubwire ngo ntago Imana yakuremeye kuyiha inkunga, yakuremeye kugira ngo uyikiranukire wera imbuto zikwiriye abihanye. Umva mwene data mukunzi w'umusaraba, wowe mukunzi ukurikiye Imana Irahari TV, wowe ukurikiye ibiganiro bihabera, umva Imana. Nagira ngo nkubwire ngo nta muntu Imana yaremeye kurimbuka. Garukiraho. Umva ijwi ry'Imana ijambo ry'Imana ritazaza ryerekeje kwihana. Ijambo ry'Imana ritazaza ryerekeje dore ubuhanuzi bw'Imana buza mu moko atatu. Ubuhanuzi bw'Imana bubanza ku ijambo wavuyemo, igihe wagize gute wavuyemo. Ubuhanuzi wavuyemo bw'igihe wavuye bukakubwira ngo dore n'igihe wakuvanye nawe uri kwa muganga, n'igihe wabanye nawe uri umushomeri, n'igihe wabanye nawe cyagihe. Nagira ngo nkubwire ubuhandi buhanuzi buza bukubwira igihe uhagazemo, bukubwira ngo ntukangwe n'igihe uhagazemo nduwiteka icyo navuze nzagisohoza. N'ubundi buhanuzi bwa gatatu buza bukubwira igihe ugiyemo, bukakubwira ngo witonde dore igihe ugiyemo ni igihe cyo kurwana intambara nziza, ni igihe cy'urugamba. Reka nkubwire bene data shuti z'Imana, dore Imana iteze ibiganza. Garukira Imana, tugiye gusenga. Yesaya mu gice cya 55 murongo wa 5 havuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaza akiri bugufi, umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa nareke ibyo yibwira. Mugarukira Uwiteka nawe azabagarukira. Shuti z'Imana, wowe uri kunyumva uri mu majyepfo, reka mbwira aba bantu bari mu bitaro za Kabgayi, ye uhereye mu majyepfo mu karere ka Nyanza, abari mu bitaro Inyanza hariya ugeze muri gare, muri biriya bitaro bikuru hariya n'ibitaro hospital Inyanza. Nagira ngo mbabwire ngo Imana igize gute, irahari yiteguye kugutabara. Ahubwo mbabaru ikiranukire wowe uri mu bitaro Kabgayi, wumva itonde. Yesu ni umwami w'abami, kandi Yesu akumvi, kandi Yesu akugarukeho. Imana ishimwe. Gera muri ibi bitaro by'Igatagara, Yesu ni umwami w'abami. Muri ibi bitaro biri hano mu mujyi wa Kigali hari Faisal, hari Shehashika, Kibagabaga, yewe Muhima. Ibi bitaro hose Imana igize gute irahari. Muri ibi bitaro byitwa Ibutaro hose Imana igize gute irahari. Hose tugiye gusenga Imana, ariko nyemerera ushyira umutima uciye bugufi imbere y'Imana. Tugiye gusenga mwene data shuti za Yesu. Ubwo tugiye gusenga nyemerera ushyira umutima uciye bugufi, wigenda nk'umuntu mbese wigenda nk'intama itagira umwungeri, wigenda nk'intama itazigiye. Dufite umwungeri ujya uturagira ndetse ikamenya naho intama yazimiriye akayitara. Uwo ni Kristo umwami w'abami. Data wa twese uri mu ijuru, uri Yehova Ji, uri Yehova El Shaddai, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Nta kizakubanziriza na kizaye mu butware waduhaye mu izina rya Yesu. Muri ibi bitaro nagiye mvuga biri muri iki gihugu cy'u Rwanda, muri ibi bitaro hari abantu bafite imitima yari ihagaze, bahe kongera kukugandukira, bahe kongera kugucira bugufi. Yewe mu majyepfo tanga agakiza mu bantu bahatuye, tanga agakiza mu majyaruguru. Uwiteka waremye ijuru n'isi, tanga agakiza iburasirazuba, iburengera ryawe, muri uyu mujyi wa Kigali. Ndavuga abagabo, ndavuga abasore, ndavuga ababyeyi, ndavuga abakobwa. Tanga agakiza, nuragiza gutanga agakiza wongere kuduha ijambo ry'ihumure. Haleluya, Imana ishimwe. Muri ibi bihugu byo muri Afurika, ibihugu byo mu Burayi, umuntu wese ugupfukamiye, umuntu wese ugucira bugufi, reka yongere umugenderere, kuko ijambo rirambwira ngo ubwira Yeremiya, nakumenye narakurema, uratuza umwami w'abami, kora ibikomeye. Ndakwinginze kubera kubohoye imitima yacu, kubera kubohoye imitima yacu. Umuntu wese ndavuze ngo mu izina rya Yesu ndabigusabye, kubera kuwiteka ujya wita kugusenga, ujya wumva kugusenga kaba dafite shinge na rugero.
nusuzugure gusenga kwabo kubera ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu ukawubohoye iyi mitima yariboshe mu izina rya Yesu Kristo. Nange ndavuze ngo ndagusabye kubwa Mose yabivuze mu Kuva arangije arabwira ngo Uwiteka ni koko niba nkugiriyeho umugisha ukamenya izina unyereka umugambi wawe mwiza kuri ubu bwoko bwawe, nyereka umugambi wawe mwiza kuri aba badwayi, nyereka umugambi wawe mwiza kuri aba bashomeri, nyereka umugambi wawe mwiza kuri aba bantu bayobejwe bongere bagaruke mu rwuri rw'Imana, bongere bagarukira Imana, nyereka umugambi wawe mwiza kuri aba bantu bapfushije ubukwe gatopaya enedrai zekire sasoma. Ndavuze ngo ene wini mayasiri bonetaya siri darai. Uwiteka kora ibikomeye is the power of God. Kora ibikomeye, umuriro w'Imana numanuke utwika ukongore, nukongore Dagon, nukongore Bayali, nukongore Shera mu izina rya Yesu Kristo. Kora ibikomeye mwami Yesu, abarozi barogore. Uwiteka ndagushimiye kubera kukoze ibikomeye rero mu izina rya Yesu Kristo. Mwami urakoze, oh haleluya, ugire neza ubwoko bwawe. Asante sana Baba, urakaramba witwa Imana, ni kubw'izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera wakoze Yesu, amen. Murakoze cyane rero nshuti z'Imana, wowe ukurikiye Imana Irahari TV, we mukunzi ubukurikiye ibiganiro. Imana ikumera umugisha aho uri hose Imana igeze gute irahari. Rero amazina yanjye ni yandi, habana bashaka Janvier, ndi umugabo ufite umugore ufite abana. Rero unkinyeneye kungira inama cyangwa se nanjye kungisha inama, rero Imana ishimwe cyane. Nagira ngo ngutangarize nkubwire ngo namba yanjye ni 0782 27 53 42 ni 0782 27 53 42. Airtel ni 07 99 22 798. Uwiteka nabamere umugisha mwinshi kandi mugomeze kuryoherwa n'ubwiza bw'Imana. Shalom shalom.